Yesha. Yemwa. Yesha. Yemwa. Gwe. Papa. Ese Giselle, uziko mama Boaz asigaye yemera ko dutekera papa Boaz? Kandi mbere yarajyaga avuga ngo ntago papa Boaz yarya ibiryo bitatetswe nawe. Ariko numvise ngo ni papa Boaz wayimubwiye ngo ajya reka tumutekere nta kibazo. Banzire bo umuceri da kukirimo amazi. Shaka ndebe. Amazi aracyari nta kibazo. Arahagije. Ubundi we ubona ari iyihe mpamvu mu by'ukuri? Gusa impamvu ye ntuyumva, arashaka kutugira abagore be twese. Oya umva azakugira umugore we wenyine, njyewe wanjye arahari kandi urabizi. Nzaba numva byanye. Ese Tabe jya kuntunganyiza muri dushe. Gerayo ndasigara nkurebera umuceri udashirira. Fabiola. Kanyeso. Amajwi numvise saa ya boss. Papa Boaz. Inde? Papa Boaz. Yesu niba ari akuri umusazi wa cyana. Aho Kanyeso warasaze. Wabonye ahantu boss atanga abakozi kubyuka. ngendo umukozi. Nukuvuze. Ukuvuze nyine. Kanzeye kubibwira boss. Reka nzeye kureka. Kureka kabisa. Cyando foke. Ako burigiye ko mbona umeze nk'ukonje. Nta byishimo hano tugufashe nabi. Ubwana bwiza. Ubwana bwiza bwakombye no kugaragara mu nseko. Ufite inseko nziza. Ikibazo kuki udaseka? Akazi. Pasi nitsato turi kumujya useka. Yego. Ariko se umukobwa mwiza nkawe watabaye ubuzima bw'umwana wanjye nzaguhemba iki?
ya papa bowa byonyine kuba mwaranyemereye kuza kuba ahangaha ni igihembo gihagije pe. oya ntabwo ibyo ngibyo bihagije ariko nifuza kuganira nawe amakanya Nta kibazo. nicyo niyo haba atari ahangaha twaganirira Nta kibazo. ntakiri ku munsi tuganirira ahangaha sibyo harya ntabwo wabanaga na Bowazi hariya bari baramushimutiye Yego. Yego. urabyibuka nk'ibyabaye ejo okay, hari agahungu ubona kambaraga masike ukuntu nakundaga kumva bavuga ngo ni pilote si waba ukazi Fabio Pilote se? Pilote ntabwo nigeze mubona isura ye. Ibyo ushobora kuba nawe yarakubabazaga ko unyise uhinduka ukuntu wihangane basi nimba ari ahantu ngukoze ariko sinibura unumvishe n'ijwi rye ntabwo wabasha kumwibuka. Yahinduraga ijwi rye nyine ntabwo nari gupfa kumumenya. Okay, ntacyo agatari kubasiza kabiri ni keza nuko abagabo nyine nabo batemerewe kuzisiga ariko nanjye naguhereza ukansigira. Okay, buriya noneho nugira amakuru umenya uzamenyesha vuba sibyo ubaye uzahanaba cyangwa se wamfasha kumenya isura ye Nta kibazo. wahita umbwira. Okay, sa komeza imirimo. Papa ntabwo wambwiye hano waje kuhava gute waje gukira ute kunenze ko wapfuye rwe nanjye ko wapfuye gusura munsi narenzwe n'Imana umva rwe nakuze ushoboka byose nirwanaho barabonde bacika bari badufashe nisanga mu mashyamba ahantu hari ikiyaga mbura uko mpivana nakoze ibishoboka byose ngo mpave biranga nazenguruka nkisanga aho narindi niho ndi kwera nagumye kuri icyo kiyaga ntungwa n'amafi yaho hafi imyaka ibiri rwe nko kubona nkunda amafi nta biryo bindyohera nk'amafi. ese papa waje kuhava gute aho hantu waje kwikura gute rwe nako n'abazungu bacuguraga zabu muri amashyamba ntabwo se rwe ndeba mubaze musiye buba hehe mama wawe na mushiki Debora baraho ko naje aho twabaga gasanga mwarimutse bimeze bite mama na mushiki Debora baraho nese ko bitse umutwe papa ubu naramushyinguye ngo nta mushiki wanjye Debora we yarabuze nta nubwo nzahawe no oya koze wawuratse yewe se bite byanyuma mushondana nk'ababyara abayitetesheje Ego none mama dade oya ukamubaza iki ubundi umuntu ungana nawe abagishyira
gushyira umugati mu cyaro ndebe singuye uko ndabaza cibiti n'amabuye bite ntabwo ari byiza yagenze gute se goga nkeneye ubufasha bwawe mumbabarire mumfashe we please umwana wanjye n'umushiki wanjye bamushimuse Bowazi babara urutangire udatukoreza mugabo ariko se numva rugwe cisha make yadusobanurire bimeze gute byagenze gute Bowazi Fiston Jikwe nibo baciye umuti umwana wanjye n'umushiki wanjye si ikibazo cy'amatsiko bamushimuse barimo kumuhora iki mushiki wawe n'umwana wawe barashaka iki ko amafaranga nzi ubwo bari kwaka amafaranga babona yafite hari amafaranga ufite cyangwa bakwibeshyamo umukire nyine barabambwiye ngo ugende ntege mugenzi wawe witwa Rwema ngo mwice mwambura amafaranga yari afite bamwe mu make arangije nyatwara yose ariko uzi ko aba bana gushimuta babigize umwuga uzi ko bamaze kubigira umuco gushimuta nibo banyuma bashimuse ndakubongera none se Rwema birangira gute nahimbwa narayishe umva shyira ahangaha shyira uri umuntu w'umugabo nanjye kirashyira waramwishe bari kuzimu sheri bowa uyu mugabo ni mumufasha tuza turagufasha umuntu ushaka kutwangiriza wowe Noti kuchika Bowazi itonde ahubwo ngira uko arangasha Chakafina na kefe mumfashe Bowazi tangira barababaye ni mumufasha uzanira agacyayi icyayi ni fina se ni keve wanjye se Tatawe fina we Bowazi baba rutangire noti kuchika we Rwema rero umwana wanjye kamubwire humura ubuhukira imfubyi uramfite ikindi kandi Monsieur Debora nimba kiriho reka twize ko tuzanya gute kumubona papa ibya Debora byo sinzi pe nta kize mfite cyuko yaba kiri muzima gutyo nzi ni kimwe abishima y'iburaga n'ipfa rya mama wanjye bo ndabazi kasi nzaruka nihoreye utikirwe rwe reka nkubwire nzi cyo kwihorera bizana ikindi kandi sinari kubikora nk'umwana wanjye urumva rwe unyumve nk'umubyeyi wawe ikindi kandi nimba uzi abantu bose babyihisha inyuma bakabihisha inyuma y'urupfu rw'umubyeyi wawe ari we madamu wanjye tugomba kujya gute kubashyikiriza inzego zibishinzwe bakaba babikurikirana papa ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo ndi kumva ko ari wowe kumva ayo magambo ngo sinzahora umugore wawe mama wanjye ntabwo ndi kubyumva ni ukuri warahindutse ni ukuri warahindutse pe Rwema reka nkubwire rero ndi umubyeyi wawe nyumva ni yewe ugomba kumenya ko ari yewe ufite kandi ugomba guhanga amaso ikindi kandi uriya sari hungu uriya musore ubona sari hungu nta kibazo kimwe nawe atwaye kandi umenye ko nta muryango afite abana nawe ugomba kumufata nk'umuvandimwe wawe kandi nanjye nkabitaho nk'umubyeyi wanyu uranyumva neza ntibibaze impamvu musohoye ngo tuganire hanze nuko ibyo nshaka ko tuganira ari ibintu biremereye kandi by'ibanga ku buryo abana n'abagore batari bakwiye kubyumva ushaka tuganira ku bijyanye n'iki boss kundeba uko nguko nanjye ndi mu bagabo bashobora kuba bakeneye amafaranga ndi umukire ariko amafaranga ndayakeneye kandi nzi yuko dushyize hamwe njyewe nawe hari ikintu twageraho kandi cy'ingirakamaro kinini cyane igitekerezo icyo ari cyo cyose kimbwire ko nabona mushiki wanjye n'umwana wanjye nagikora natekereje kabiri ahubwo se ari umupango ufite umupango urahari urabona uriya mwana wawe n'uriya mushiki wawe dushobora kubagaruza tukabazana kandi ayo mafaranga bafitiye hagenda rimwe risohoka uri kubyumva none icyo gihe nanjye nabona uburyo nigarurira imitungo yanjye bantwaye n'abari abana bose tugahita tubashyira hasi by'imitungo byo biberwe boss kuba yigurishije kera cyane barayigurishije
urabizi neza. Okay, reka two guhubuka. Tubigendemo gahoro kandi neza. Igihe cyo ngiye gukora ngiye kuganiriza Bowazi. Tukumvikana buri kintu cyose akimbwire, ambwira ahantu bakunda kunywera, ambwira ahantu bakunda gusutarara, muri hano hose amaseta yabo yose. Ubundi agaruka imbwa tugatwike. Bowa Kamama ubona ibintu bigeze kuri wowe bigizemo uruhare bigiramo uruhare ushatse kuvuga ko ntabyo uzi se gute intera bigezeho ni wowe bigizemo uruhare kubera ko utumva no kutanyumvira kwawe gute nabigizemo uruhare ma Bowa Karame ndagukunda urabizi uri umwana wanjye nkunda cyane yega nanjye ntawe nkwanga ma ndagukunda nanjye niba nkunda rero ukaba unyumvira Fabiola nave hano rekana na Fabiola uvuze ngo rekana na Fabiola Fabiola ariko ma mubaze ikibazo cy'amatsiko uzi yuko Fabiola kuba ndahanga handi muzima ari we mbikesha wambwira gute umuntu nkesha ubuzima bwanjye ngo mwirukana ngo mukura hanga cyangwa se ngo mureke ntabwo bishoboka suko ibya Debora byatangiye kubera ko utanyumva kwawe ma bya Debora na Fabiola biratandukanye ntaho bitandukaniye yibujwe n'iki gutandukana se umva Bowa Karame ira Fabiola tahe Rwema yatinyaga yamaze gupfa tahe nataye ntabwo byashoboka ariko uzi ko Fabiola aho kujya ntabwo ushobora kumureka ntibishoboka mwana na nyina bari kuganira Dade meze gute se kwagira kaguteta genda kanitetere kuri mama ariko kuri dade ikibazo kiri hehe ahubwo se nshimye mwebwe nta kintu mwari mwicayeho twebwe turaguma gutya gusa bazanira igeze ushimye nawe rero usewa okay kandebe yitwara dade meze gute se cyangwa safa yacamo ariko se umusatsi kutawukuraho bite wowe ubundi ubu ngubu ubona si umusatsi n'umbereye ntabwo mbereye okay it's okay Bowazi aho bari baragufungiye urahibuka neza ku buryo waharangira umuntu Fisto leo timo kwa timo kurengera amana gutese bro tegeza gushinga utwana imyaka 3 n'umukobwa aho timo kurengera neye amana ariko impamvu ngira ngo nawe urayizi Fisto wowe unzi ute numvishe mugenzi wawe guhamagara ni ibiki uyu mwana ararwaye kandi akeneye kujya kuvuzwa vuba bidatinze yamaze nanjye ndagira ngo mbabwire ko rero mutazigera muva ahangaha iranzereze ngo nirugwe Tanzania amafaranga ikindi kandi sinzigera muhamagara ngo mubwire aho turi agomba kuzaza akahibwiriza akahashaka akahamenya bitabaye ibyo nzamuhamagara uko amafaranga mfite yashize Fisto tugabanye mayo turimo kurengera mwabahungu ibi bintu muri gukora muzabyicuza to ndebere nkuko paritse aho ari muri parking yawe imbere hari vuba ahora byagenze bite se ubundi cyo ni igicurangariye iki se iki se si bya bindi ninja zambara iki wagikoye ni cyande nyine urabona muri shambure yacu nayo ndimo ndasasa
kwa kundi nyine ufata ishuka wegura amatora ugiye kuyicengezamo gutya mu nyine cyumba cyanyu rekeraho ibyo birahagije